Ndabasuhuje mwese kandi ndabahaye ikaze kuri Kingabo Editions TV. N'umwanya mwiza wanyu, n'umwanya mwiza tubageneye wo kugira ngo tubagezeho inkuru y'urukundo rwa Rwema na Munyana. Ni inkuru dusanga mu gitabo cyanditswe n'umwanditsi w'umuhanga Kiza Ngarukiye Boniface. Igitabo cyitwa Imbaraga z'Urukundo. Iyi nkuru y'urukundo rero ya Rwema na Munyana ni inkuru nziza, ni inkuru ihebuje, ni inkuru rwose y'akataraboneka, ni inkuru y'igitangaza, ni inkuru yuje isomo rwose ridasanzwe byagufasha nawe mu rukundo rwawe, bityo hamwe n'uwo mukundana mukabana mu byishimo, amahoro n'umunezero, mugahora rwose mutengamatiye amata mu matama ndetse mutengamatiye ibyishimo, amahoro n'umunezero ari byose mu rukundo rwanyu. Ni inkuru irimo amagambo meza y'urukundo kandi nk'uko nabikubwiye ni inkuru ikubiyemo amasomo menshi y'ibyo tugomba kujya twitwararika kandi tunakora mu rukundo rwacu kugira ngo ruhore rubengerana kandi rurabagirana. Iyi nkuru rero muzajya muyikurikira hano kuri channel ya Kingabo Editions TV. Niyo mpamvu musaba ngo ukande subscribe wowe utarayikanda kugira ngo uko iyi nkuru isohotse, kugira ngo uko iyi nkuru tuyikuzaniye itagucika. Tugiye gutangirana na episode ya mbere y'iyi nkuru, aho inkuru itangira ivuga ku musore witwa Ruberwa. Wakwibaza uti ko iyi nkuru y'urukundo ivuga urukundo rwa Munyana na Rwema, Ruberwa ayeje mate? Ni inkuru uzagenda usobanukirwa uko episode zizagenda zikurikirana. Uko nari maze kubikubwira, wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe utazajya ucikwa n'iyi nkuru. Reka dutangirane na season yayo ya mbere, episode yayo ya mbere, aho Ruberwa abona ubwambure. Twatangiye rero. Ruberwa ni umusore wakoraga mu kigo cyigenga. Yari amaze kurambirwa ubuzima bw'ingaragu. Igihe yari ari mu kazi ahamagarwa n'umukobwa bari barahuriye mu bukwe, bagahana nimero z'amatelefoni. Maze aramubwira, Ruberwa aratangara. Yibaza ukuntu uwo mukobwa agifite nimero ye n'ubutwari yagize bwo gukomeza kumuzirikana. Maze Ruberwa aramubwira ati, ese ni wowe Marebe we? Ntabwo usanzwe pe, mbega ukuntu uzirikana we, uracyanyibuka koko? Uri umukobwa mwiza, ndabigushimiye pe, none ushaka no kunsura? Ni iby'agaciro gakomeye cyane rwose, cyangwa ahari wenda urabimenye rwose. Uzi ko ariko birandenze pe, wagira ngo ndimo ndarota rwose nk'umuntu ushonje, urota arya. Ruberwa yumvishe Marebe amusaba kumusura, ntiyazuyaza cyangwa agarya iminwa, abisamira hejuru, bisa nkaho Marebe yorosoraga uwabyukaga, kuko yahise abimwemerera atazuyaje. Igihe kigeze, Marebe yasuye Ruberwa, bagikubitana amaso, barahoberana bishyira kera reka sinakubwira. Barahoberanye kugeza ubwo utunyoni turirimbye, imiyaga irahuha n'imisambi irahiga. Baragwatiranye nk'ababyina ingwatira, barebana bidasanzwe ndetse bakomeza gutumbirana hashyira umwanya. Bari mu ruganiro baganira, Ruberwa aravuga ati, nejejwe no kongera kukubona, uri umukobwa mwiza pe, warakoze gukomeza kunzirikana. Ariko nanjye ntakubeshye, izina Marebe ryahoze iteka muri njyewe. Ni ukuri uko ibihe byagiye bisimburana nakomeje kukuzirikana. Marebe ati,
nanjye nakomeje kukuzirikana ruberwa musore wuje igikundiro, kandi rega nakunze ukuntu uririmba rwose. Buri gihe uko nibutse ka karirimbo waririmbiye abageni, iteka umutima wanjye urasimbagurika rwose, nkongera kukwibuka. Uri umusore mwiza. Nyuma y'igihe kinini cyari gishize barahuye bwa mbere mu bukwe, bari bongeye kubonana, bomba akanyamuneza kari kose ku mutima, ibyishimo byarabasabye, bibya kuzuye ku mutima gasesekara ku munwa. Ni koko ntacyo wabona mu buzima cyaruta urukundo. Rwakura umuntu aho ruri, rukamurenza imisozi n'imisozi, ibibaya n'ibibaya, rukamwambutsa ibiyaga n'inzuzi, imigezi n'inyanja, imigabane n'imigabane. Benshi bifuza kugira amababa kugira ngo baguruke bagana aho ruberekeza. Nirwo rwakuye Marebe iwabo rumuzana kwa Ruberwa, dore ko rutihishiye. Burya ngo aho ruganje ruhasobeka umunezero, rukera imbuto ziryohera ukwazo. Burya buri wese ararugira, kandi rugenda rukura muri we. Iyo rumaze kwihishura, ruguhatira gushaka urundi ngo byuzuzanye, kuko rutihanganira kubaho rwonyine. Hari abahirwa urukundo rwabo rwose rukababera uko babyifuza, rukaba urukundo rw'igikundiro, ndetse urukundo rw'akataraboneka, nka rwa rurabo rwiza rutoshye, rutetse kandi rutatse uturabo twiza, rushagawe n'inzuki, inyoni n'utundi tunyabuzima dukeneye kunyunyuza indabyo zarwo zuje uburyohe ntagereranywa. Impumuro yarwo igatama igakwira imisozi yose, abayituye bakarutangarira, ari nako barukundira impumuro yarwo nziza. Marebe rero yari umukobwa w'umunyasuku. Amaze kubona ko aho Ruberwa ari hadasukuye, atangira kuhasukura. Ntiyatinye rwose no kugera mu cyumba cya Ruberwa, ubwo atangira kugitunganya. Ubwo Ruberwa we yari mu ruganiriro asoma ibitabo, yumva Marebe aramuhamagaye ngo namusange mu cyumba. Ruberwa abwira Marebe ko ananiwe, akaba yumva rwose guhaguruka bimugoye. Burya ngo urukundo ni amayobera. Ubwo wari uzi ko Marebe yakunze Ruberwa umunsi wa mbere yamubonye mu bukwe? Yumvaga rwose ntacyo yakora, nako ntacyo atagomba gukora ngo yereka Ruberwa ko yamwihebeye kuva ubwa mbere akimubona, kandi ko ashaka kumwiha wese. Sibwo urukundo rumuteye guhimba amayeri? Erega ubwo aratabaza ngo nibamutabare. Nyamara se yarabaye iki? Cyahaye cyo kajya. Marebe yashakaga kugusha Ruberwa mu mutego, dore ko yari yamaze no kuwutega. Wakibaza uti ni mutego nyabaki? Uwo mutego ndakurahiye wari umutego wa kabutindi rwose. Ariko nk'uko usanzwe ubizi, kenshi na kenshi umutego mutindi wica nyirawo. Ubwo Ruberwa yahise ahubuka n'ingoga ngo agiye gutabara Marebe. Ageze mu cyumba yifata mu maso, amasoni aranga buri uko agenza. Bwari ubwa mbere abonye ubwambure bw'umukobwa. Maze Marebe aramubwira ati, kutangaye bite? Izo se ni se mbona ugize n'iziki? Ruberwa mu kwimwarura arikoroza, areba hirya, arasukuma burakwigwa, aravuga ati, yewe urebye nako nta kidasanzwe da, habe rwose. N'isoni uvuga rwose Marebe ntazo mfite pe, ahubwo nyine urabona uri mwiza, uri hoho, uratemba itoto shenge. Sinari nzi ko rwose uteye neza utya, urabona ubwiza bwawe ntibushirirora, yakuremye yakugize rwose, yaragusize irakunogereza wese, ikugira mwiza impande zose. Nubwo Marebe yari mwiza, amagambo Ruberwa yamubwiye ntiyari imva mutima, ahubwo ku mutima we yagiraga ati,
reka mutake mutakagize, musige musigirize, ndebe ko namukira irya none. Ubwo Mareba amaze kumva amagambo asize umunyu amugwa neza, maze akanyamuneza kamusabagiramo, ndetse yewe arakobana nk'unyoye vino. Aravuga ati, igihe kirageze, haguruka muyaga wa ruguru, banguka muyaga w'epfo, huhera mu busitani bwanjye, maze imibavu yabwo itame. Uwo nkunda yinjire ubusitani, yirire imbuto zabwo ziryohera ukwazo. Maze afata Ruberwa aramwegereza cyane, amubwira ko amukunda. Ako kanya atangira gufungura ibifungo by'ishati ye, ayimukuramo da. Niko kumusaba ko bishimana. Ruberwa ubwoba buramutaha, atangira gutitira, ariko yihagararaho nyine bya gisore, arakomera. Ariko ari nako akomeza kwivugisha ati, erega nsa nk'uwabonekewe, ndumva ndi ku wundi mubumbe, ahubwo ndabishaka, ndumva biri kunzamo wese. Byahebye kajya kuhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe. Ruberwa yabuze aho upfunda pe, neza neza abura aho arigitira. Ubwo Marebe akomeza kumukoraho. Muri ako kanya bumva hari ukomanga urugi, ariko bombi ntibabivugaho rumwe. Uri Ruberwa ati, umuntu ukomanga nawe uramwumvise ra? Marebe ati, yewe ntawe numvise pe. Ruberwa arongera ati, ahubwo ndumva yongeye, ngaho nawe tega amatwi wumve neza. Ariko mana we, abantu banga bimereye neza rwose. Uyu ninde uje kutuyombera no kutuvangira koko? Urabona ukuntu twari dutangiye kunezerwa? Urabona ibi byiza byacu rwose aje kurogoya? Mbega we. Nyemerera, nangaha episode ya mbere y'urukundo rwa Rwema na Munyana irangiriye. Nkwibutse ko episode ya mbere itangiye twumva umusore witwa Ruberwa, tunumvise ko afite umukunzi we witwa Marebe. Wumvise ko bari batangiye kunezerwa, wumvise aho bari bageze. Urukundo rwari rumaze kuba abantu buryohe. Bombi bari bageze aho buri wese abwira mugenzi we ikimuri ku mutima. Ariko nk'uko ubyumvise, hari umuntu uje ngarakomanga. Ese uwo muntu ninde? Naho ubutaha.